Amakuru meza ku bakunzi ba Nyambo na Titi Brown, ku bantu bamaze iminsi babona post zabo zigaragaza ko batandukanye, ndetse kuri uyu munsi ngiye kubabwira inkuru nziza yuko basubiranye, ndetse mu bantu babonye video Titi Brown ari guha Nyambo gift, ndetse n'abatayibonye ngiye kubashyiraho umwanya mutoya mbereke iyo video, ubundi dukomeza rero tuvugaho. Uyu munsi niyo tugiye kubabwiraho. Ku bantu mwabonye iyo post yagaragarazaga yuko Titi Brown ari guha Nyambo gift, ndetse kandi Nyambo yayishimiye, mubona yuko hari abantu bishimye muri kona yuko hano hantu iyo post yari kugaragaza yuko bishimanye ndetse basubiranye. Ndetse ku rubuga rwe rwa Instagram yanditse ati agira ati Nyambo uri umukobwa mwiza nawe zikera kuva nifuza, ariko kuri uyu munsi mwibukije yuko uyu munsi ari umunsi nagukwibikiyeho kandi nta cyadutanya, ndetse n'amakuru yose yatuvugwaho ariko niyarangira gutya kuko ndagukunda. Iyo muri abantu bakibona basaze bavuga amagambo menshi, abanyamakuru, abantu muri showbiz benshi cyane batangira kuvuga ibintu bitandukanye kandi by'ibihuha. Nyambo kuri ubwo munsi nibwo yipostingira video Titi Brown kumuha gift, ubona bishimanye, ndetse no kwantu batabonye iriya video yiwe Titi Brown bari gusomana nawe yo bongeye bayongera kuri iriya nkuru yabo irangiye. Ndetse ubu ngubu abatarabonye iriya video Titi Brown ari gusomana na Nyambo ngiye kubashyira umwanya mutoya nawo muyirebe. Gusa kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu bibera hafi aha ngaha, birasaba gukanda subscribers, mugakanda n'akantu ka notification kugira ngo muzajye mucikwa n'ibindi biganiro, mugakanda na like. Ku bantu mubonye video yiwe ari gusomana na Nyambo, ndetse ahangaha byagaragazaga yuko bari akantu hasa nk'ayishe ari uwa babiri bari mu kirahure, akamuha utubizo basomana, si banabona bishimanye. Kandi bano bantu mwibutse yuko urukundo rwabo rwatangiye igihe Titi Brown yafungurwaga, ariko byatangiye ari ububesto, uko bigenda bikura bakomeza babigira title y'ububesto, ariko byaraje kuva mu rukundo bitakiri ububesto. Ese nawe waraba uri umwe mu bantu bajyaga bibaza ati barakundana cyangwa ni ububesto busanzwe? Angaga ibintu nimwite ku bya showbiz mwumva cyane, ibi bintu ni ukuri kuko ngenda umuntu ukurura amakuru menshi cyane, kandi ndetse ngakurikirana n'ibintu bya showbiz hafi cyane, kandi nkawe nzina Titi Brown mu buzima bwe busanzwe. Titi Brown ni umuntu utagipfa kugira imikino mu bintu byose akora. Ikigaragara cyuko ahangaha Titi Brown na Nyambo ntago ari ibintu by'ubesto gusa, Titi Brown akundana na Nyambo, abatabizi mu bimenye. Ndetse nuko hari benshi babivuga bakabita abasazi, bakavuga ati ngase umuntu ibintu ari kuvuga nibyo cyangwa ngo ari kubeshya. Ahantu nta kubeshya kuba kurimo, Titi Brown akundana na Nyambo bya nyabyo. Ndetse hari nawo umuntu Titi Brown yabivuze, abantu bamwita umusazi, baramutuka muri comment amuga ati ibintu bintu uvuze nibyo cyangwa uri kubeshya. Gusa ukuri gwari nuko ibyo bintu byose yavuze byari ukuri. Nanjye nubihakana unyandikire muri comment, uzabumbwira, nzabamutegurira ikiganiro kirekire kandi gisobanura yuko abantu bakundana by'ukuri bitari bya brag. Gusa kuri uyu munsi sibye nangiye kubaganirizaho, nangiye kwibutsa yuko Titi Brown na Nyambo basubiranye ku bantu bari bayobewe yuko bashwanye, cyangwa ku bantu bari bibaza ikintu cyabatandukanyije. Titi Brown na Nyambo batandukanyijwe n'inshuti kandi n'abanyamakuru. Byatangiye umunsi Titi Brown yari ari kumvikana na DJ Brian, kubera yuko DJ Brian na Nyambo ni abantu batajya bapfa kuvugwa rumwe, kubera bakunda gushwana cyane kandi bagashwana bikabije cyane, bitewe nabo bifashe bavuga Nyambo ibintu bibi cyane, kandi bamuvuga ibintu byo kumwandagaza ari umuntu w'umusirimu. Aho DJ Brian yagize gufata inkuru aravuga ati Nyambo ni umukobwa ugira umwanda, ari umukobwa unuka cyane, kandi yabivuze kuri iyo live Titi Brown ariho. Ariko Nyambo ibyo binacibona yuko bayivuze Titi Brown ari byaramubabaje cyane, ndetse agira ngo na Titi Brown yari afite mu ruhare. Ibyo bintu byateye amatiku menshi cyane, batangira kumva ko ari ukuri, kuko umuntu wa hafi ya Nyambo yari ari kumuvuga nabi, kandi n'abandi bantu benshi bari kubibona.
Nyambo kubera igihe kirekire ariko bazwa n'ibyo bintu, abantu bakomeje kubyibaza baravuga ati ubanza we na Titi Brown batandukanye. Kuva umunsi Nyambo yari yarakariye Titi Brown ntabwo byari ugushwana. Ndetse ku bantu batumvise amagambo DJ Brian na Bagasuku bose bagiye bavuga kuri Nyambo, ndaza kuyaplayingiramo video nijya kurangira muyumve murambwira uko mubyumvise. Ibi bintu byari ibintu bibi cyane, byari ibintu bidashimishije habe na gatoya kukunzi b'aba bantu bombi. Ndetse kuri icyo gihe kuri iyo video nta kintu Nyambo yigize arenzaho, yararize amara iminsi ataploadinga video, gusa ibintu abigira nk'ibintu bisanzwe. Gusa kuri uyu munsi nabibutsaga ko Titi Brown yamusobanuriye ibintu byose, amwibutsa ko nta kintu bapfaga cyatuma batandukana, kandi yuko ibyo nta ruhare yari abifitemo, kandi yari ari kubihakana kuri iyo live. Gusa cyagaragaye nuko Titi Brown nta ruhare yari afite muri ibyo bintu byose byababereye. Nawe niba wifuza kuzajya ubana natwe ukinjira mu muryango mugari wacu, ukajya utubwira ikintu tuguteguriraho, kandi tukabategurira ibintu binyuze umucyo, abumva harimo kubeshya mujye mutwarira muri comment. Gusa tuzi ko abenshi mushaka kwifata nko kubeshya ko tuvuga ukuri kuremereye kandi ukuri kuryana. Gusa mujye mwibuka kudukandira subscribers. Ndabakunda cyane, tuzabane mu bindi bintu byose, kandi nishimira kubona umuryango wanjye uba mugari wiyongera. Ndabakunda cyane. Hasta la vista. Star